mw'abagore mwe b'i Rwanda muze mwitabe Yesu, dore imirimo ni myinshi tujye kumukorera, dutabare bene wacu ubu bararimbuka, mw'abagore mwe b'i Rwanda Yesu arabashoboza, mw'abagore mwe b'i Rwanda none nimutebuke, imibabaro n'indwara biragwiriye mw'isi, nimukingure imitima umukiza ageremo, mw'abagore mwe b'i Rwanda mureke gupfapfana, mw'abagore mwe b'i Rwanda mw'isi hari umwijima, nimujyane amatabaza mwakire bene wanyu, abagore n'abakobwa baheze mu mwijima, mw'abagore mwe b'i Rwanda mubamurikira ubu, mw'abagore mwe b'i Rwanda mw'isi hari umwijima, nimujyane amatabaza mwakire bene wanyu, abagore n'abakobwa baheze mu mwijima, mw'abagore mwe b'i Rwanda mubamurikira ubu. Haleluya, amen. Imana ishimwe. Uyu muririmbyi yaramfashije kandi ni mwiza, aravuga ngo mw'abagore mwe b'i Rwanda muze mwitabe Yesu, dore imirimo ni myinshi. Abagore muri iki gihe dufite akazi kenshi ko kwamamaza Yesu. Imana iduhana umugisha. Haravuga ngo dutabare bene wacu ubu bararimbuka, mw'abagore mwe b'i Rwanda Yesu arabashoboza, mw'abagore mwe b'i Rwanda none nimutebuke, imibabaro n'indwara biragwiriye mw'isi, nimukingure imitima umukiza ageremo, mw'abagore mwe b'i Rwanda mureke gupfapfana, Imana iduhana umugisha. Hano ku cya gatatu aravuga ngo mw'abagore mwe b'i Rwanda mw'isi hari umwijima, nimujyane amatabaza mwakire bene wanyu, abagore n'abakobwa baheze mu mwijima, mw'abagore mwe b'i Rwanda mubamurikire ubu. Imana ibashoboze mw'abagore mwe b'i Rwanda n'abo mw'isi yose, muze tumurikire abandi bamama baze bitabe Yesu, abari mu mwijima bave mu mwijima. Uyu muririmbyi ni mwiza cyane, namwe azabafashe, Imana ibaho umugisha. Karibu wibwire abagukurikiye. Ndabaramukije mwese, umugisha n'amahoro bibe kuri mwebwe, Imana ibaho umugisha cyane. Nitwa Imana ishimwe Clarisse. Amen. Yesu yangiriye neza, ambabarira ibyaha, amamagara kumukorera, Imana ibaho umugisha. Urakoze cyane. Ese Imana ishimwe Clarisse ni muntu ki? Imana ishimwe Clarisse ari mariye, ni umukobwa, mbese natwibwire neza n'umurimo akora muri uyu muhamagaro. Urakoze cyane. Imana ishimwe Clarisse ndi umubyeyi, yego, w'abana batatu, yego, umuhungu n'abakobwa babiri. Amen. Hanyuma ndi umubwirizabutumwakazi mu idini ya ADPR, yego, paruwase ni Muhima, yego, itorero ni Biryogo, ururembo rwa Kigali niho ndimo kubarizwa uyu munsi. Murakoze cyane. Mwamwumvise abakurikiye Arabohora TV. Imana ishimwe Clarisse ni umukozi w'Imana, ni mwarimu muri ADPR, nanjye kandi nitwa mwarimu Betty hariya nkuko mumenyereye hariya Kacyiru
muri Chapelle Internationale. Nanjye ndi umubyeyi Yesu yagiriye neza. Hanyuma rero uyu mwanya tugiye kuganira topiki cyangwa intego ivuga ngo uruhare rw'umudamu cyangwa rw'umugore mu kwamamaza Yesu. Ese birashoboka ko umugore yagira uruhare mu kumenyekanisha Yesu? Imana ibaha umugisha. Tugiye rero kuganira, ariko tutarasoma iki cyanditswe reka twakire mwarimu Clarisse atubwire muri make umugore birashoboka ko yagira uruhare runini mu kwamamaza Yesu. Murakoze cyane. Abantu baduteze amatwi nagira ngo mbabwire ko umugore afite uruhare mu kwamamaza Kristo, uburenganzira akaba buhabwa n'umukiza Yesu. Amen. Ariko ubu turimo kuvuga ibi ngibi ndabizi neza ko hari abantu biri bubihire. Ndetse n'uyu munsi impaka ariko zitari zimwe bita za ngo turwane ni nyinshi. Ndetse hari n'abavuga yuko umugore kuba umugore ayobora amadini ayoboza abagore cyangwa abagore bafite amatorero bayobye. Bafite ibintu rero bimwe na bimwe bashingiraho ngira ngo tubanze turebe tunagane n'abaduteze amatwi. Jewe ibi ngiye kuvuga nabo tuganira bakabinyibwira. Bakavuga bati rero umugore niwe wazaniye umuvumisi mu gihe cya Adamu na Eva, basogokuruza bacu ba mbere, inkomoko y'abaremwe bose. Ariko bakirengagiza yuko Imana itarobanura ku butoni. Imana ica imanza zitabera. Yo igaragaza uko yajije, uko yaciye urwo rubanza. Yeretse umuntu wese intege nke yagize, hanyuma ihana n'umuntu wese bingana n'icyaha yakoze. Rero hirya mbere y'ibintu byose, hirya y'ibyo umuntu yatekereza byose, nabanza nyarukire mu itangiriro arebe ese Imana igihe umugore yacumuraga Imana yabivuzeho iki. Buriya si byiza kugendera ku bitekerezo byacu gusa, ijambo ry'Imana niryo muyobozi mukuru Imana ifasha. Yego, urakoze cyane. Nibyo ibyo uvuze nibyo, uruhare rw'umugore mu kwamamaza Yesu. Turebye ahantu umugore yagize intege nke n'umugabo niho yazigiriye. Turebye hariya mu itangiriro aho inzoka yaje gushuka ikabwira Eva ngo harya Imana yarababwiye ngo ntimuzarye kuri iki giti. Yarababeshye, yagira ngo mutazarema nkayo. Urumva Satani we yafashe umugore arabanza amushyira mu rujijo, amwereka yuko narya kuri izo mbuto nta kintu bitwaye. Ariko noneho Imana ibasuye yafashe za mbuto ashyira n'umugabo. Noneho rero twakwibaza tuti se ubundi cyaha koko giherereye ku mugore cyangwa giherereye ku mugabo? Giherereye Imana ibasura byagenze biti? Yarabasuye, imaze kubasura irababwira ngo Adamu uri hehe, Eva uri hehe, numvise imirindi yawe munga mu maso hawe. Imana itugirire neza. Imana ibaza Adamu ngo none kuki wakoze ibi? Niki cyakubwiye ko kuki urimo wihisha? Ati numvise imirindi yawe nisanga nambaye ubusa. Niki cyakubwiye ko wambaye ubusa? Nukuvuga ngo icyaha cyari cyamaze kubambika ubusa bose. Ariko Imana ibajije Adamu ahita avuga ngo ni wa mugore wampaye. Babajije umugore, Imana ibajije umugore, se mugore wowe byagenze bite? Ni ya nzoka waremye. Buriya si inzoka iyo bayibaza yari buvuge ngo iki? Yari buvuge ngo ukiraho mwarimu Betty, reka nkubwire, buriya bajya bavuga ngo umugore niwe washutswe. Ariko iyo nubwo Bibiliya itabivuga, niyo hasanga umugabo iba yaramushutse. Umugore nyine niwe wari uraho hafi. Nyiraha mbwire n'abagore ko bakwiye kwirinda ibishuko ku rwego rukomeye, kuko ni twebwe tuba turi hafi y'umuryango. Urumva, nitwe turi hafi y'umuryango. Ibyiza byawuzamo tubimenya mbere, ndetse n'ibyawutera tubimenya mbere. Umugore azirikana icyo kintu ahari hose urimo kunyumva. Hanyuma rero icyo ni icyitonderwa. Noneho
Bibiri iratwereka ko umwe wese yabyikuraga habyegeka ku wundi. Umugabo ati ni umugore ati ni inzoka, ariko Imana nk'umucamanza utabera ihita ibereka ko bose bakoze icyaha. Bati mwikwitana ba mwana. Umuntu wese none se kuki itavuze ngo we madame mugore sohoka muri jardin d'Eden hasigaremo umugabo? Bose yarabahaye. Imana yarabwiye iti mwese mwakoze amafuti muri abanyabyaha. Abantu benshi bakomanta bavuga ngo n'umugabo ntago yigeze ahagara neza muri responsabilité ze, ariko ibyo byose nyine ni commentaire. Ariko Imana yo ivuga irabagaragariza bose ko ari abanyabyaha bakoze ibyaha, kandi umuntu wese imuhannye bingana n'ibyundi. Imuhannye bingana n'iby'umuntu wese azihanganira, kugeza no ku nzoka. Ko nukuri hari akandi kantu ro bashingiraho ngira ngo nkubwire tuze kugira nyine kuri uwo mumaro w'umugore. Jewe umuntu umwe ndetse pasiteri umukozi w'Imana mugenzi wanjye yarambwiye ati Claria, terega mujye mwitonda dukorera Imana, ariko mwebwe mwarakozwe ntimwaremwe. Mwarakozwe ntimwaremwe. Ati Imana yaremye umuntu, irema umugabo, hanyuma umugore imukura mu rubavu, ihasubiza inyama. Noneho ubwo ashaka kumbwira ati mwebwe, yashaka kumbwira ati mujye mucisha make, Imana izi ko muri abanyantege nke. Ariko namuhaye igisubizo. Urumva ibyo ni ibitekerezo bye bitanditse muri Bibiliya, ariko nanjye namuhaye igisubizo cy'icyo ntekereza, n'ubureka ngihe abateze amatwi bose. Ari ibyo bintu rero ahubwo haba harimo n'ikibazo kirakomeye cyane, kuko ufashe umuntu ukoze mu mukungugu ugafata n'ukoze mu igufwa, ubundi waba afite gukomera n'indi. Urumva? Yego. Ndakubajije mwari mubete, ukozwe mu igufwa ni ukomeye, kuko umukungugu ni umukungugu. Ariko ibyo ni ibitekerezo byacu, ahubwo ijambo ry'Imana ryo ritubwira ngo iki? Profeseri wanjye turi muri deba mu ishuri rya Bibiliya, kuko ibi bintu narabibajije cyane, nashimikira ikintu cyitwa umugore. Ndamubaza ndavuga nti nkwiye kumenya ko ari Imana yampamagaye, kuko ntazi neza inkomoko yabyo. Ngomba kuba mu kintu nzi neza kandi nkagikora neza bikurikije amategeko y'ijambo ry'Imana risaba. Rero nabajije ibibazo byinshi cyane. Uyu mu profeseri musabiye umugisha n'uyu munsi. Hari ijambo uwo munsi yasomeye ntarinzi. Narinzi inkuru za Adamu na Eva, urumva? Nzi n'aya makuru tumaze kuganira, ariko iri jambo riri mu bice 5, umurongo waho wa 3. Itangiriro Itangiriro ibice 5 umurongo wa 3. Wa kabiri haranditse ngo umugabo n'umugore niko yabaremye. Subiramo. Umugabo n'umugore niko yabaremye, ibaha umugisha. Hagarara. Haleluya. Naguwe neza, yaduhaye umugisha abana. Nahise mvuga nti umuhamagaro wanjye kuzageza ibyiringiro rya nyuma nukanye nkabigeza ku myugariro y'ikuzimu, nkabyiyorosa mu mukungu. Numva nguwe neza, kuko twakoreraga Imana mwana, twakoreye Imana dufite ibihosho, dufite amagambo adukomeretsa ku mugore adashoboye. Kudashobora gusa batahubwo mwe murakora ibintu mutanemerewe, mutazanahemberwa. Umuntu yagira ngo aravuze, ukajya kumubona kuvuga ati we n'abagore dayeri baravuga ngo mucecekere mu materaniro. Bitwaje rya jambo Paulo yavuze, habaye impaka z'uko babazaga cyane ibibazo. Abantu bakwiye no kuri rya jambo bakwiye kugira ikintu bibaza mwari mu beti. Bakwiye kwibaza ko Yesu yari akibavana mu buretwa bw'amategeko, yari akibavana mu buretwa bwa kato. Noneho baza bafite wibaza amasiyekle n'amasiyekle yari amaze gutambuka. Yesu amaze kubavana aho bari baraciriwe n'amategeko yabatsikamiraga. Ubundi wowe uri mu iteraniro wabaza ibintu bingana iki kwera? Byinshi. Ariko Paulo aravuga atoke, noneho
ubwo murimo kubaza ibibazo byinshi mwebwe mujye muceceka hanyuma nimugera mu rugo abagabo bo ibyo mubaza barabizi mubabarize mu ngo zanyu. hari amagambo amwe n'amwe bagenda bitwaza kugira ngo batugirire nabi, kugira ngo Satani aduce intege tudakorera Kristo nk'umwami mwiza. Buriya abahanuzi bagiye bamuhanura ku buryo bw'igitangaza. Uzarebe Yesaya iyo yamuhanuraga yahanuraga ukuntu azaza aje kubohora imbohe, umuntu wese uboshye mu buryo bw'amategeko no mu bundi buryo bwose, akagaragaza ko azaza atarobanura ku butoni, atarobanura ku butoni. Urumva mwarimu? Yego. Hanyuma rero iri jambo ryanguye neza, profeseri wanjye arambwira ati Clarisse, umugore n'umugabo ibyo nibyo abantu bivugira, Imana yarabaremye. Yego. Icyo cyo rero tucyemeranyweho, n'abatuyisi bose bazadutega amatwi kuko twakoreye Imana duhangayitse. N'uyu munsi haracyara amagambo ariko nibura si menshi, kuko byaragabanutse ariko twarakubititse kabisa. Nibyo rwose mwarimu, Imana iguha umugisha. Iri jambo koko umugabo n'umugore niko yabaremye. Abari bafite amatsiko rero yo kumenya niba umugore yararemwe barayumvise, umugore nawe yararemwe kandi Imana imutekerezaho. Kandi turanabizi, namwe murabizi, umugore afite umumaro no mu rugo, ni mutima w'urugo. Umugabo n'umugore niko yabaremye, kandi yarabaremye ngo buzuzanye bakorera Imana. Urwo ni uruhare rw'umugore mu muryango, niko yabaremye baruzuzanye. None rero tugiye kureba uruhare rw'umugore mu kwamamaza Yesu. Kuko urumva muri uyu muhamagaro nibyo nanjye nkizwa, nubwo ntari mukuru, wasangaga niga teoloji. Ngewe nigaga mu Bugande, hari abantu bajyaga bambwira, barimo n'abapasiteri, ngo ariko ubundi mwari ngo icyambere uri muriga ntuzaba pasiteri, ubundi se urigira iki? None wajye nkajya nibaza, none se ubundi ni iki cyambuze? Usibye ko twahamagariwe muri iri torero rya ADEPR kandi turarikunda, turirimo, ariko ubundi nta n'ikibazo kinarimo, kuko ijambo ry'Imana ritugaragarije ukuri. Umugabo n'umugore niko yabaremye ngo bamamaze Yesu kandi bafatanije. Hanyuma rero noneho twigiriye mu ruhare rw'umugore mu kwamamaza Yesu. Twifashishe none se mwari ukiri aho ngaho, iki ni ikiganiro nivuga turimo gukora, ariko tuganira ko aho hageze ukahava wihuta. Nta nubwo nari nzi ko iryo jambo uri burivuge rwose, ntabwo nari mbizi. Ariko hari ibintu abantu badakwiye kwitiranya. Yego. Twubaha idini na discipline yaryo. Yego. Ariko twe kwitiranya discipline y'idini na doctrine, imyizerere shingiro Kristo yashinze, urufatiro rwo gukorera Imana Kristo yashinze ku isi. Urumva? Kristo we yahamagaye abantu bose. Yego. Uwazahamagara wese azamamaze ubutumwa bwiza. Nta matitre rero yatanze. Noneho abafite ububasha bwo gutanga amatitre ni uburenganzira bwabo. Uburenganzira bwo ariko batabyitiriye ijambo ry'Imana, ko ijambo ry'Imana ryo ritanga uburenganzira ku bantu bose kuguhabwa inshingano iyo ari yo yose. Ukiraho hari mugenzi wanjye wambwiye ati, mwebwe n'intumwa Pawulo ntago yigeze intumwa nkuru ntiyigeze ivuga ko mukwiye kubaho. Kandi abo ni abakozi b'Imana bagenzi banjye nyine. Intumwa Paulo. Rwose. Noneho intumwa Paulo ngo nta hantu yerekana yavuze ko umugore agomba kuba umukuru w'itorero. Yego. Ariko mu by'ukuri nahise mbabwira nti, iyo mumwita intumwa ubundi mushingira ku kintu. Mbajije ibyo nzi nka mwarimu. Yego. Hari intumwa Yesu yagiye abwira ngo kana nkurikira, bariya bose uzi. We iyo yitangira ubuhamya aravuga ati, ngewe ndi intumwa itaratowe n'abantu. Uwo ni Paul. Ni Pawulo. Yego. Avuga ati, nge natowe n'umwami Yesu Kristo. Amen. Urumva? Noneho rero mwarimu rwose ndakubwiza ukuri, ubwo umuhamagaro yahamagawe abanteze amatwi, noneho nawe ntiyaragakwiye kwitwa intumwa, kuko Yesu atanga ngo amubwire ngo
nkurikira siga urushundura nkurikire nk'uko yabwiye Petero n'abandi yagiye akura kuri za gasutamo ahubwo yamuhamagaye umuhamagaro udasanzwe. Iyo mihamagaro rero uyu munsi niyo ihari kuko intumwa 12 z'umukiza Yesu nyine zo yazikoraga hari bakavuga ati nta ntumwa y'umugore Yesu yigeze akoraho ngo ayibwira ati nkurikira. Urumva ariko umuhamagaro wafashe Mariya Magadalena ariho hano tugiye gusoreza. Urumva aramuhamagara kuko yahamagaye Pawulo yari mu nzira agenda ajya kurenganya ubwoko bw'Imana ajya i Damasiko kwica abana b'Imana. Hanyuma Yesu amutungura muri iyo nzira mbaraga ziramuterura zimukubita hasi ahita avuga ati urinde mwami nkakwemera, urinde nkakubera umuyoboke. Yumva imbaraga zimufashe sizi isanzwe sizi umwana w'umuntu, yumva imbaraga zimukakatiye n'izisumba byose. Imbaraga z'Imana zikugakatiye. Natwe rero imbaraga z'Imana zaradukagatiye ariko mwarimu Betty ndashaka ngo twibukiranye ngewe nawe n'abaduteza amatwi babonereho twibukiranye Nyanza ya Butare aho twakoraga Imana turi abana batoya turi impibyo mu kigo cy'amashuri abantu bakihana. Uzi umusaruro wahabonekaga kirya gihe uzi ko ari nge wari ubayoboye. Nari mfite imyaka mike ariko nawe waraga secrétaire na supérieur cyane. Umuhamagaro rero ni igitangaza kandi waravuga guti ni muhaguruke dukora tukabikora. Muri make jewe nanakubonyemo umuyobozi kirya gihe rero reka kubwira ibintu bibiri nangiye byantangaje. Noneho urumva Samuel nyuma yaje kuzanshakisha ahantu mbaravuga ati ko wabishoboraga cya gihe wabigenza gute. Ndamubwira nti nanjye uko nabigenzaga sinkuzi ariko mu nshingano umwuka wera afite aratwigisha. Nta shuri nari mfite nari mfite imyaka mike nta n'uburambe nari mfite muri ibi bintu by'iyobokamana. Nanjye nari narakiriye Yesu muri 93 rwose ariko Yesu aranshoboza. Urumva twariho twibukiranya igihe umwami Imana yaduhamagaraga. Buryo wakwereka ukuntu nararaga witwa ni kwingabira naryambaga ku gitanda hejuru waryama hasi. Noneho nkicura nkamubwira ni kwingabira umuntu uvuye hano uramubonye ati se ninde ni umuntu mbonye wambaye ikanzu y'igitare ntaje ambwira amagambo ameze gutya na gutya. Noneho yarari mukuru yari umwana w'umukristo muri EPR ari kubona yarakuze mu myaka nduta kandi yarakuze no mu by'umwuka. Yambwiye ijambo gese neza ngo umuhamagaro n'ikinakoraga ibintu numva gusa bindimo. Arambwira ati rero Yesu ubwo abakubwira ngo mukorere atahubwo uyu munsi ntidukererwe kukuyobora abanyeshuri. Mwari Yesu yahamagaye umugore. Yesu ndabizi ko yampamagaye neza ubuhamya bwanjye ndabufite rwose. Bashidikanya ko umugore atahamagarwa n'Imana nibarekeraho. Umugore Imana yaramuhamagaye afite uruhare runini mu kwamamaza Yesu. Ukiri aho ngaho koko ndabyibuka twiga kuri kiriya kigo wenda kuba dukurikiye twiganye mu kigo ahantu Nyanza ari we uhagarariye groupe de prière mu kigo. Je nari muto cyane kuri we ariko nanjye nkunda kuyibyinira, nanjye nafite umuhamagaro wo kuyibyinira. Ariko mu by'ukuri yaratuyoboraga kandi akatuyobora neza akavuga Yesu neza. Umunyeshuri wese uje kumva yamukurikira. Noneho rero izo nzozi ndazibutse uvuga ngo umuntu uvuye aha wambaye imyenda y'umweru uramubonye. Iyo umuntu yeretswe agira ngo abantu bose bareretswe. Burya ni wowe yarahamagaye nyine ni wowe yari yeretse. Ndashima Imana yaguhamagaye. Imana ishyirwe hejuru. N'abandi bagore Imana yahamagaye abamama abakobwa nimukomere. Ereka n'uyu muririmbyi yabivuze ngo mwabagore mwe b'i Rwanda muze mwitabe Yesu. Nese Imana yahamagaye abagore iburamo umugore w'umuyobozi uzabayobora. Ntabwo bishoboka. Noneho rero iri jambo iki kiganiro ni kinini twivugira uruhare rw'umugore mu kwamamaza Yesu. Dusome muri twagombaga kumuvuga nibyo ariko abantu bamenye uburenga ese ubundi uwo tugiye kuvuga abifitiye uburenganzira turabufite 100%. Imana twarisobanukiye. Haleluya. Reka dusome muri Matayo wadufasha ukadusomera muri Matayo ibice 28. Matayo ibice 28.
haranditse ngo interuro y'amagambo iravuga ngo kuzuka kwa Yesu. Nuko umunsi w'isabato ushize kuwa mbere w'iminsi 7 umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yaramanutse avuye mu ijuru abirindura igitare akicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo n'imyenda ye yeraga nk'urubura. Babarinzi bamubonye bagira ubwoba bahinda imishyitsi basa n'abapfuye. Ariko marayika abwira abagore ati mwebweho, haleluya, mwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Amina. Ntari hano yego, kuko yazutse nkuko yavuze. Nimumurebe aho umwami yararyamye. Noneho nimugende vuba mubwira abigishwa be yuko yazutse kandi azababanziriza kujya i Galilaya. Iyo niho muzamubonera, dore ndabibabwiye. Imana ishimwe cyane. Aya magambo yose yabwiwe umugore. Urakoze. Isa n'uyasobanurira abantu batwumva, kuko ubundi umugore iri jambo ngo Mariya Magadalena na Mariya wundi bamenye ko Yesu yapfuye, ariko ngo baza kujyana ibihumura neza. Buriya bino bihumura neza ni uruhare rw'umugore mu kwamamaza Yesu. Turebye hano muri Mariko 16 naho harabivugaho. Sa n'udusobanurira gato uruhare rw'uyu mugore. Ese kuki biyumvisemo kujyana ibihumura neza? Ni wa muhamagaro turimo kuvuga. Mu by'ukuri bakundaga umukiza Yesu, ariko na ba Petero baramukundaga cyane. Yego. Ariko umuhamagaro ni ineza yabagiriye n'ibyaha yabababariye, ineza yabagiriye yewe iratangaje cyane. Hanyuma bazindukana rero ibihumura neza bajya gusiga umurambo w'umukiza Yesu. Muri make umugore akwiye kuba impumuro nziza ya Kristo. Yego. Kandi dukwiye kwamamaza ubutumwa bwiza bw'umukiza Yesu rwose. Ubutumwa bwiza. Hanyuma rero nge ndivugira ku ijambo marayika yababwiye. Yarababwiye ngo mwebweho bagore, mwitinya, nzi icyo mushaka. Murashaka Kristo wabambwe. Amen. Ubwo mushaka Kristo wabambwe rero yazutse. Ari hano. Umva message yabahaye. Buriya mwari, iyo mpagaze mvuga ko Yesu akiza, mba nifitiye icyizere kingana n'100%. Iyi ni message bahawe na Yesu ubwe. Ntiwatandukanye ubundi marayika ngo umutandukanye na Yesu. Yego. Urumva? Kuko marayika wabirindiye icyo gitare ni Yesu ubwe. Nubwo yari kuzimu, ubwe yarakibirinduye. Yego. Ubundi ubutatu nyine nicyo buvuze. Isobanuro zabwo zirakomera, ariko nibyo gutandukanya marayika. Iyo bavuze marayika Mikayire baba bavuze Kristo n'ibindi bisabiryo. Hanyuma rero yabahaye message. Intumwa zagiye avuga ati mugende mubabwire ko Kristo atakiri mu gituro. Yego. Abanyumva mwese muvuge ngo amen. Amen. Umugore niwe watangaje ko Kristo atakiri mu gituro cyane, ari muzima. Amen. Ubwo butumwa bwari bukomeye muri kiriya gihe cyane. Kuko n'umugore abana ngo n'abagore ntibabarwa. Yego. Noneho rero kuba umugore ari we wiyumvisemo ishyaka ni ikintu gikomeye. Bagatinyuka. Kuko yarabwiye ngo mwebweho mwitinya. Uyu Yesu wambwiriye abagore ngo ntibatinye, niwe Yesu uyu nguyu turi kubabwira ngo abamama ntimutinye n'abakobwa. Kuko Yesu yabakoresha imirimo ikomeye. Tutirengagije ko hari benshi bumva ko umugore atashobora gukorera Imana. Yesu ntiyigeze ashiraho umupaka. Yesu yaravuze ngo unyemera akagira ubushake bwo kunshaka nzamukoresha. Aba bagore reka udufashe gato. Turebye muri Mariko ibice 16:6 arababwira ati mwitangara, nzi yuko mushaka Yesu w'i Nazareti wabambwe, ariko yazutse ntari hano. Dore aho bari bamushyize. Nimugende mubwira abigishwa be na Paulo muti arababanziriza kujya i Galilaya. Iyo niho muzamubonera nk'uko yababwiye. Bava mu gituro
batangara bahinda umushyitsi nuko barahunga, ariko ntibagira umuntu babibwira kuko bari batiye. Mwari dusobanurire kuri iri jambo gatoya. Aya magambo ngo Yesu ngo yarababwiye ngo mwitangara. Ndagira ngo usobanure neza iri jambo, impamvu yababwiye ngo mwitangara. Yego, bari batangajwe no kubona Yesu ntawe uri mu gituro. Yego, hari ahandi ubutumwa bwiza butubwira ko babonye ari nka hariya witwa Mariya Magadalena, nabona ari nka hariya, amwitiranya n'umurinzi w'agashyamba. Ubundi hari ibintu bitangaje. Umuntu bamushyize mu mva, bashyizeho igitare, bahomyeho ubushishi, bashyizeho abarinzi, ariko babonye igitare gikuweho babuze umuntu. Icyo nicyo gitangaza Mariya Magadalena yabonye bwa mbere, n'abandi bagore bose bari kumwe, nk'uko ubu butumwa butubwira uko ari bwo. Rero ndakubwiza ukuri mwarimu, amagambo marayika yabwiye aba bagore n'ay'igiciro. Twigirire icyizere nk'abantu bavuganye n'Imana, kandi ikaduha message tugomba kugeza ku batuye isi bose. Icyo umuntu yahamagarirwa, kuko ntabwo ubu ngubu ijwi wumvise aribyo numvise. Ikiganiro wagiranye n'umukiza yesa guhamagara sicyo ngiye yambwiye. Twese yaduhaye message ariko ziganisha kuri mission imwe. Yaravuze ngo ni mugende. Yabahagaritse ku musozi umunsi yendaga kuzamurwa ngo asubire kwa se. Aravuga bose abigishwa, biravuga ngo nabigishwa bose, arababwira ngo ni mugende. Ntabwo yigeze avuga ngo bagabo mugende. Abigishwa bose aravuga ati mugende mubwiriza abaremwe bose ubutumwa bwiza, mubigisha kwitondera ibyo nahamije. Abazemera muzababatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Murakoze cyane. Iki kiganiro turabibutsa ko ari uruhare rw'umugore mu kwamamaza Yesu. Barahari bamamaje Yesu. Turareba Abigayili igihe yaramenye ikibazo, arangije ahita afata abagara, baravuga ati mwihute mufate ibiryo n'iki mushire Dawidi. Umugore rero iyo yumvise ikibazo ahita ahuta ajya kugikemura, ntabwo ajya muri detaye. Umugore rero afite uruhare runini mu kwamamaza Yesu. Hari naho nigeze numva umugore umwe, uriya mugore wavuze ngo, umwe yigeze kuvuga ngo ariko ubundi rya jambo avuze ngo umugore ntiyaremwe, ngo umugore yashyizweho. Buriya umugore afite uruhare runini. Reka mvuge uruhare rw'umugore mu kwamamaza Yesu. Umugore niwe wabyaye Yesu. Imana ishimwe cyane. Umugore ni umuntu ufitiye igihugu akamaro, ufitiye umuryango akamaro. Umugore kandi afitiye n'itorero akamaro. Turagira ngo dufashe abantu bacyumva ko umugore ntacyo yashobora. Oya, rwose siko kuri. Yesu yahamagaye abantu bose, ahamagara n'umugore ngo yamamaze Yesu. Turimo tugana ku musozo rero, kuko twavuga byinshi kuri uyu mugore. Uyu mugore wa Nabali, ni izihe mbaraga zamusunitse kujya gukemura kiriya kibazo? Ni imbaraga z'ubwenge. Yego. Ubundi bajya bavuga yuko abagore nta bwenge tugira. Ariko pe umuntu ugitekereza gutyo, urumva ntekereza yuko ari inyuma cyane y'ijambo ry'Imana. Umugore afite ubwenge. Nk'uko abagabo nabo batanganya ubwenge, n'abagore ntibanganya ubwenge. Ariko noneho kubera imyumvire, bo baravuga ngo abagore nibo batazi ubwenge. Urebe umugore, bajya bagaragaza umugore ibibazo yagiye ateza, ariko abagabo bagiye bagira amakosa akomeye anaremereye cyane muri Bibiliya, muri Ancien Testament, muri Nouveau Testament, ni benshi. Ariko kubera nyine iyo myumvire ibikiri mu bantu, bata umugore ni umunyamafuti. Ariko hariya aba ari isomo rikomeye. Aba ari isomo rikomeye. Abigayili yakoze igikorwa cy'indashyikirwa, isi yose ibyubahe. Yabaye intwari. Akiza umuryango we, akiza umugabo we,
akiza Dawidi, erega yakijije na Dawidi cyane, ndetse Dawidi yaranamushimiye yijije kumena amaraso ati kuko ni nkoko yo mu rugo rwanyu. Yari yavuze ati ntimugire icyo munyaga, ibintu byose mutwike, ibintu byose bifite ubugingo mwici, ntihagire igisiga, ntihagire ikirokoka. Aravuga ati ungaragarije ubwenge. Amen. Umugore rero akwiye kugira ubwenge. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Ubundi umugore, ijambo ry'Imana riravuga ngo umugore akwiye kugira ubwenge. Imana ibaha umugisha. Muri Zaburi 56:9 haravuga ngo barakurorongotana kwanjye, ushyira amarira yanjye mu icupa ryawe. Mbese ntibyanditswe mu gitabo cyawe iteka? Iri jambo rero naryo ni iry'ingenzi. Ubarakurorongotana, umugore hari igihe arorongotana akorera na bya bihosho bitewe n'aho yahamagariwe, ariko mu by'ukuri abagore bakubitwa ibihosho pe, dushingiye n'aho turi ni ukuri twarakubiswe ingoni pe. Hahandi njye nabwirizaga mfite imyaka 18 bakavuga ngo wari ubwirije neza ariko uri umukobwa, ariko mana we nkababara nkavuga none se umukobwa we ntabwo yavuga Yesu neza. Noneho mbere y'umudamu byaye nkagenda nkabwiriza nkavuga ati ubwirije neza ariko uri umugore. Kuki ariko abantu bumva yuko umugore rero, umugore Imana yaramuhamagaye, umugore azamamaza Yesu. Turi kuvuga uruhare rw'umugore, haleluya, mu kwamamaza Yesu. Bamama, ijambo ryiza nuko Zaburi tubwiye ngo amarira yacu iyabika mu icupa. Ubu tugiye gusenga rero, abagore batwumva dufatanyira isengesho turiri ngo amarira y'abagore iyashira mu icupa. Hari n'irindi riri muri Yeremiya rivuga ngo nimumpamagarira abagore bazi kurira, bazi kuririra umurimo w'Imana, baborogewe baririra ibizira biriho ubu. Hano rero Dawidi yavuze ngo ubarakurorongotana kwanjye, ushyira amarira yanjye mu icupa. Uba amarira yawurira ari mu icupa. Amarira warize kubw'umurimo w'Imana mwari, Imana yayabitse mu icupa. Hari umunsi izaterura rino rucupa, ishireho n'indishyi z'akababaro, ishireho n'indishyi. Haleluya. Ubundi hari umuntu wavuze, nubwo yaravuze ngo yigukerereje iragutegera, ntabwo yagusiga ku muhanda. N'ukuri Yesu ashimwe cyane. Amarira yanyu rero bamama n'abakobwa murira kubw'uyu murimo, muririra itorero, muririra ingo zanyu, Imana yayashyize mu icupa. Ndagira ngo mbahumurize mu izina rya Yesu, Imana yarabahamagaye kandi yababwiye ngo mwitinya. Mwebweho murashaka nde? Murashaka Yesu wabambwe. Imana ibaha umugisha. Turimo turasoza rero tubabwira ngo nubwo aya marira iyashira mu icupa, sifa kwa Bwana. Aya marira reba ariko mwari turebe niba yuzuye rino cupa. Ubu hari abantu bibwira ko barize batararira n'agakoroboye. Utaza kwibesha ngo nawe ari mu icupa, yakuzurira ihe cupa. Ukubiswe ejo nturarira n'akanusu kamarira. Ariko hari abantu barize mayidiya. Ubu se nk'uyu mwarimu aranduta pe, kuva afite imyaka 23 ayobora mu itorero rya ADEPR, akubitwa ishi, arira Imana ishira mu icupa. Aputu nawe arabyaye akirira, ugicupa burandi cyuzuye wowe. Umunsi yagiteruye rero izahita ishyiraho indishyi z'akababaro. Muri make aho yagukereje hose izagira gute? Izagutegera. Hari icyo abantu babyumva ngo abadamu bariterije kubera siki Imana nimeze nk'abandi izadutegera. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo rero dusoze dusenga Imana, tubwira Imana ngo nababandi barushye, nababa mama. Ubundi umumama w'ubwenge amenya n'uwo baturanye. Wa mudamu ushobora kuba utazi kubwiriza, ariko uriya muntu muturanye yenda yambaye ubusa, genda umwambike. Nka Abigayili wijya muri detaye ngo uvuge ngo ariko Nabali n'ubundi sanzwe nzi ko ari ikigoryi, ngo n'ubundi yarangwa niko yabaye. Oya, yahise avuga atoya, ahita abwira abagaragu ati twirukane. Dawidi atatumara, ajyana ibiryo, ajyana imitsima. Dawidi akibona iryo turo ry'ibiryo n'iki n'ibyo kunywa, aravuga ati uyu mugore afite ubwenge. Uburakari buracosha, arabuhosha. Umugore rero akwiriye kugira ubwenge. Ushaka kuba udashoboye kubwiriza natwe, genda usura umuntu umugaburire, genda uhumurize uri mu bitaro. Genda abagore, Imana nkunda abagore. Kuyobora abagore biraryoha cyane. Abagore nibo bantu Yesu yashigikiye, kuko ni nabo bagize umutima wo kujya kureba Yesu. Ibaza ariko nibo bagiye kujyana ibihumura neza, kuki nta mugabo se wabijyanye. Imana ishimwe cyane.
ngo bari bashyizeho sipaguru baravuga ngo byarangiye wa mubeshi yapfuye, ngo maze abagabo barindaga iyo mva, ahangaha iyo mageze ndafashwa mumvugire ngo amena, ngo babaha amafaranga arabwira ati nimugende murinde cyane bitamenyekana ko yazutse, ngo baragenda bararinda, ariko ya mafaranga babahaye umugabo akagenda agahereza umugore ati akira genda uhahe, Yesu yazutse, baduhaye amafaranga ngo duhahe ariko ntubivuge, akagenda agahaha ibiro 25, bati kuhashye byije, Yesu yazutse ariko ntubivuge. Uwaguraga ikiro cy'inyama akagura 5, byagenze bite, Yesu yazutse ariko ntubivuge. Abakarani bikorera ya mizigo abakamuha 1000, ko wikoreye ko uyu munsi umpaye 1000 boss, byagenze gute, Yesu yazutse ariko ntubivuge. Yesu arinda yamamara, abagore baramwamamaza, abagore bafite uruhare runini mu kwamamaza Yesu. Imana ishimwe. Rero mwaba mama mwe, ndagira ngo dusoze ariko mbere yuko dusoza reka mwarimu Clarissa abagenere ubutumwa cyangwa babwire nk'ubutumwa yabageneye kuri uyu munsi yumva bwabakomeza, hanyuma turahita tumuha n'umwanya asenga Imana. Ni ibintu bibiri mbwira abantu bose baduteze amatwi, ariko by'umwihariko nabugeneye abagore muri uyu musozo. Hari abagore bibwira yuko kugira ngo babemera ari uko basakuza cyane, bakanatera amaboko cyane, bakanaharaturijwe cyane. Hoya, twibukiranye ko bagikubita Yesu amaso barunamyisha. Buriya umugore wahamagawe na Kristo arangwa no guca bugufi, ariko icyitonderwa ababitse Kristo wese mu bugingo bwe. Bagore bagenzi banjye rero, ntago kugira ngo ibyo uvuga byemerwe ari uko uzarinda urwara mikro z'umuhogo. Oya, umwuka wera wa Kristo niwe udushoboza. Icya kabiri, ndabihanganisha cyane kugira ngo mukomere ntimutubushize bw'ubwoba bwanyu, kuko Kristo bwamanga niwe waduhaye gushira amanga no gushira ubwoba. Maze uzababara ajya babara nyine, icupa rirahari, aririra umukiza, amarira Yesu azajya ashyira mu icupa, Yesu azajya duhoza isaha yageze. Imana y'amahoro ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka usenge. Yesu mwami mukiza wabambwe igorogota ku musaraba, waravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Kandi uravuga uti mwese nimugende mwamamaze ubutumwa bwiza bonahamagaye. Yego, turagushimiye ko wahamagaye n'umugore kugira ngo yamamaze agakiza wamenyesheje isi. Amen. Tugushimira urugendo twagenze ko wadufashije ukabana natwe, kandi uhumugisha akanwa kacu, aho umugore ari hose wahamagawe na Kristo, umwuka wera amushoboze, mbaraga z'Imana zimugote, twarebwe Imana bumwihanganishe, dukomeze dukore umurimo wawe kugeza igihe tuzinjirira mu rurembo Siyoni. Byambaje nizeye kubyo mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha. Nagira ngo mwarimu mushobora kwifuza ko yabaha impuguro, impanuro, cyane ko afite channel yitwa Imana Ishimwe Clarisse. Yababwira nimero ye mukazanayisura kugira ngo bizakomeze kugenda neza. Ushobora kuvuga uti uyu mumama amagambo avuga aramfashije, babwire nimero yawe. Nimero ya telefone ni 0788511138. 0788511138. Hanyuma umuyoboro w'ivugabutumwa kuri YouTube ni Imana Ishimwe Clarisse. Wandikamo iryo zina, niyo mazina yanjye naryo zina ry'umuyoboro w'ivugabutumwa, ukabona inyigisho zose natambukije. Imana ibahumugisha. Mukomeze rero gukora subscribe na like na share ndetse na comment. Biradufasha iyo muduhaye comment kugira ngo tumenye ubutaha icyo twibandaho mu kubategurira ibiganiro. Imana ibahumugisha. Shalom.